babivuze ukuri koko imihanda y'Ikigali uzi ko ajyanga irimo sima uzi ko umuntu ajya kwambuka akabanza agakuramo inkweto ukagira ngo ni nko muri yanzu yo kwa Gakwega ndabibwira mawe nta nubwo byakunda kujya kwambuka abanza gukuramo inkweto ntabwo byakunda ibi modoka hakuno hakurya kuye bapwe uramuna arantaba yakanyambutsa ndi kuba ngo noneho Oh my god. Nikosha suwe mukanya duhuru kwambuka kabura amahoro kuko kari mu kigunda shase ndishati yaso nyakubunda bandaye mu kimoteri umbonye n'inkoko ngewe inkoko se ahubwo gusa ongeraho ubukoko gakokorwa mu maso utanzama isukari gakumena kicucu urabona iyi nyene mbe ngiransuzugana nabayitanze mu mujyi wa Kigali Yesu ngiye kugwikosora ukuguburyo sharaje bayangake unamuswera uruboza nta muntu ubwogere kumenyera yari Kigali imihanda twayivukiyemo twayisaziyemo tuzanayipfiramo tuzanayizukiramo rero nta mukaritasi n'umwe wari bwongere kumenyera hano muri uyu mujyi wa Kigali kanze mpangane nabo se nambara inkweto zanjye ubundi nonze nkwereka andi rero bwanyana yimwe ngiye kuza na mukuru wanjye kwa Nyimbwa ngiye kuza mukuru aravuga Yengo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibapa ire tomatira ntago ryatuma usubira mu cyaro uyu mugabo ashaka kubasamba At this moment that he did. Mombasa Nairobi Mombasa Nairobi abubatse buzwanya neza we ntusongere kunkorera ku myashi yanjye n'umunsi warimwe Yesu we mbega ishinze ishinzi ni papa wawe na bene wanyu bose ibyo reka tubyihorere icyana twavugana se uri ikigo kavuga idahiye ndi icyana cyasoze ariko utabona nakoroheye wowe waruke wowe wabicyana cya date no gubugura wajyana gushimagiza ekonomi ntabwo ari ariko wa mugabo ahari banza utambonye neza kese cyane ndaye wajyanye imaze kangahe Yesu we ntera kurwara bwanyu ugeze ku musatsi ndakurebamo iki se wo kareba ibirori bishe izo nzara zimeze nk'izapangara sidakurebamo iki we washyano utaha uduhagarikaho mu ngano abagoro bobi iyi karashika iranyishe hakeni hapa urabona igihe wahereye sifura nkaho ndi imbwa y'iwanyu uwambonyemo ikibuga bitorezamo umupira yego mwabashizemo iyi ni ishinzi ni hadeni ni karahabutaka nyagushingwa ibisongo mu maso we ijambo rimwe wongere kunsesereza ndahita nkutakure wagashinga ibiti mu maso we umbonye mu rwembe nakubwiye ngo ijambo rimwe gusa nkahita nkumena yego bikira mayeme gutanga umwana yo kumusaba kugira ngo aze ducungure niko wa mugore uri igishegabo uri igishegore uri igiki icyo ndicyo ntikikureba yego mwabashizemo iyi Kigali irimo abakobwa bateye gutya wari wabona iki se iyi ni ishinzi ni haduye agakobwa kamwe mu bahungu ijana kaba kagira ngo bagatere naho rangiza iyo ndirimbo ninda navugaga bande bande ni abantu bari bari kugenda Oh my god. simbizi ariko shaka sheri mwaretse uwo musazi koko tukigendera umusazi ni so w'agakobwa we ariko sha so na so wanyu urongera kumukira umugore ndahita nkwereka wa mugabo we ndabona wowe wabagiriye muri Kigali My god. ariko sheri urumva ukuntu kansheshereze wagakubise kare hose se koko ubundi wajyamo ibitekerezo nk'ibi ngaho gakubise izi mbwa cyo ngiye kuguha ikigo gikubite ni nyina ityoshye ubundi sheri kice